ngana nawe yego uranduta ndabyumva ariko se nta nubwo ugire mu ngibuke kuri n'imfubyi. Yego ako se ubwo ibyo bintu urumva ari ibintu bitangaje birenze. Cyabona wari uri mu mubare w'abategereje ko ari we wazashaka. Mukagira ikintu mugira mu rugo. Ariko shiri ntago uzi umubyeyi utari mama wawe kuna gufata. Umubyeyi utari mama wawe Nese nabikubwiye ibintu uramukora ko nabategeza kuba niyo mpamvu twumvikana narakubyaye ndakuzi mwana wanjye. Matiya Matiya Komanga ryahana hari abakomanga nk'abarukuraho Mwiriwe neza mugeni. Nyine urabizi ko nitwa Kanani. Yuka sigiye nazaga dore bari bateye agatebe hari. Umugabo wakunyereka. Nose ko nanje kuri Matiyasi yaba kiryamye cyangwa Matiyasi ntaho hari n'ibyo. Baba we. Se ko mpombye mwakabyara. Hari amahoro. Byari urubanza rw'abagabo nyine ntacyo reka ngende. Ko se uretse rubanza nyabaki. Nyine byari by'abagabo pe. Byari by'abagabo. Rubanza saka batararumbwiye. Oya. Yatuye gufata agacupa kamwe. Ese mama. Ariko abagabo rwose. Nayatuye gufata agacupa hariya kwa muturanyi wacu ariko nyine ntakunda gusa mubwire ko Kanani yaje kumureba kandi nibishoboka mu minota mike nyine wenda wasanga namishe wenda hari ukuntu nkamuri kwigenza ariko mubwira zo kundeba. Ntago naguhisha. Kuko ariko ngiye kujyayo ariko byibura wenda kuza kumubikira ariko wanige nanagaruka hano akase wikihuta siko ndeba wihuta kugenze gusanga kambere bakamaze ariko ntago njyana bise bwira umuntu mwiza. Oya none se najyaga nkubona nkajya uri umuntu mubere ariko buriya Kanani kamubwire tubanye neza banje na Kanani kabisa ko tumaranye imyaka myinshi hano kuri uyu musozi kagira inka mu gihugu none se niko ndashaka ko nanjye tubishuti ndashaka kumbera umugabo kuko umugabo ndamufite urayimo ndashaka ko tubishuti mu buzima ubu wabaye inshuti yanjye kera waba umugore wa Kanani wigira ikibazo none se ndabizi uyu muryango ubamo mbegura inshuti ya hafi ko nanjye uri inshuti yanjye ya hafi ariko hari ikintu ushaka ko kugusaba hari diro ushaka kufasha ikibazo ni ukuri biroroshye nkuko twabitangiye ndi inshuti y'umuryango nkaba inshuti ya Kanani kandi ntabwo ko abaye inshuti yanjye pe rero ko wivunika byoroshye baseka byare bitsina byoroshye rero ushaka n'umugabo uzi umuryango kugira ngo uyu mugabo uko biri kose ahantu hagura wari uhari ako nyaboneka nyarukiriza ntaza gusanga inzoga bayimaze inzoga nizishira turagura n'izindi ariko mfite amafaranga ufite ikibazo no kugira ngo ujye kubumba se sinakugurira Kanani nuza Matiyasi yajyanga mpamvu n'umugongo nuko nyarutsa bisi we nyarutsa nagira ngo ufashe banyemerera se kumfasha nabyemeye ushaka kumfasha rero urabona uyu mugabo arashakanye kandi afite umwana ariko afite imitungo dore iriya hose none afite n'ibindi hirya iriya muri sinayo ntago arakwereka nisuko ushaka gufasha iki nyine ko waguye mu rugo rushyitse ko bamfasha nkamenya imitungo y'uyu mugabo yaryo uko ingana. Madame nibwo nari ngiye kuba inzoga ntago njanga nayinyweye nuvuga ngo umuntu ugomba gukwereka imitungo y'umugabo yawe n'umugabo wawe kusumva singuye ko ari dore tugiye gukina ari umuntu ubona abasinzi akagira ngo bahora basinze nibwo nari ngiye kuzinywa niko nikubwira ariko rero imiriho umuntu agendana nayo wowe nturindushe ndashaka kugukiza ranjye akagira waragize nyine ntega amatwi nyumva umva nyine mubwire byo ntabwo nabishobora pe wowe uganiza umugore wawe umugabo wawe ibi bintu tuvuganye ni ibanga rikuvamo rikakurenga ntabwo uzi icyo nakora ko kingana ikintu nzagukora ugiye no kugira intambara se Madame nuko kubwiye
ngaho ugendera kubivuga nimara kunywa se hari igihe biracika umwe inzoga ngiye ushyiremo n'amazi ushaka ushyiremo n'ikiziba ariko we ariko se wa mugani mushiki wanjye nanjye ndi kumutererana nkarengera umuvandimwe wanjye nubwo wenda tudahuje ababyeyi bombi ariko ni umuvandimwe duhuje amaraso ntabwo nkwiye kumutererana ngiye wenda afite imico mibi imwe n'imwe ariko se bwo nkwiye kumutererana akangara muri uyu mujyi nanjye ndi mu makosa nkwiye kumuhamagara ariko se nanone muhamagara biragenda gute si mfite icyo kumubwira ariko ni umuvandimwe wanjye ntabwo mbizi si yaba ndakariye oya kamuhamagare ntacyo cyamaye ntaniriwe ubusa ameze neza byibura iki nacyo ni ikigeragezo ariko se mani ibi ni ibiki ni umuvandimwe wanjye ariko sinkwiye kumutera ibaze nk'ubu none aramutse atwaye inda ari mu gasozi yakwangara bigiye kure ibintu bikwiye gusubirwamo nkwiye gucururuka nkareka uburakari ese nkomeze ndebere umwana ari kwangirika oya mfite kumuzana ariko se ko ngiye kurongora azashobokana n'umugore wanjye ko mbizi amatiku ye ya buri munsi ibintu byinshi agenda akora nakunda ko nzi ko n'umudamu wanjye batashobokana ariko se nkwiye kumuterana ngo nuko akora amakosa oya umudamu wanjye nzatuma bazajya bahuza se mu gihe ntaramuzana bwo umudamu wanjye aba ari kumwe n'andi mwana wanjye rero ibyo ndi kukubwira urumva ni ukuri pe uwihishe inyuma uri kumbwira ngo urarambiwe kurambirwa ndabyumva pe ni ngombwa ndabyumva ariko ndagusaba ihangane erega iperereza ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye nawe uzibyihishe inyuma ku buryo wavuga ngo aka kanya urahita umubona urumva ariko ntabwo nicaye ni ukuri pe mwana wa ntabwo nicaye urumva komeza ufashe gusa ikintu ushaka gusaba urabona nabonye akazi mu mujyi kandi ndashaka kuva mu rugo pe nshaka kuva mu rugo ko ntabwo nakora akazi ndi kumwe n'uriya mugore ngo mukunde arakubangamira arambangamira cyane ubu ikintu agira ngo ngusabe ntabwo biba byoroshye ikintu agira ngo ngusabe njye ndashaka ko nkora kariya kazi iwawe kuko nabonye akazi mu mujyi gahema amafaranga menshi pe kandi ntabwo nakabira kandi ikindi ntabwo nakora nta hafaranga umukobwa wanjye ko bidashoboka koko byose bidashoboka urabizi mfite umugabo ntubizi abagabo bo muri iyi minsi ntabwo bazi gupfa kuza ngo ni famiye ngo icyo ugiye kumuturaho abana atazi arakuzi pe niba akuzi ariko ntabwo erega bujya kubana ni ikintu gikomeye urumva ubwo rero kuvuga ngo ndakuzana nshobora kukuzana akabifata nabi ugasanga ibintu nikurura ibibazo kandi nawe ugasanga ngushyize muki mu bibazo kandi wari wimereye neza kuriya rero uriya ngo wowe ujye umwerera imbuto nakubwira nabi wihangane urumva nanjye ubwanjye uzi ukuntu ameze niba ari isasu banzaniye ibyo byarananiye cyangwa nawe uramwubahugwa oya hari ibintu nkora nanjye ubwanjye mvuga birananiye kubyihangana uyu urihangana neza n'uri umwana
umwana arihangana kubaha nese ni ubwo aravuga nawe ukagira ucyo ugashinga ihembe. Oya ntago ariko nta kibazo genda urebe ukuntu wabigenza ngiye gushaka akazi. Wowe genda umugabo wawe nakomeza. Wowe genda utuze uko akubwiye wihangane umenye nyine ko atari mama wawe. Urumva umwubahe. Kwihangana biragoye. Ihangane none utihangana uzabigira ute? Nshobora kukuzana bikambira ibibazo kandi bimbere ibibazo nawe ntago wakishima. Urumva ahubwo ngiye ikintu ndimo hari umugabo w'i Kigali